show yanjye isigaye kubita ku buryo umuntu waparitse nabi hari igare rihari yagurunzira hano mutipe waje uzanye amata hariya muri TikTok ngahita aza hano nagende bamwishyuriye igendere ese ko mutari gukunda hano aboro bwa mbere nihaye ibintu byo gushora ngo nabaye mu investor ngura fanta amakaritane hako bigendana n'amatike ngiye ngoresha amatike nguru dutike 50 tuzakora amezi 3 hora shoka biri mu kwezi uburyo papa ejo bundi yandebye ngo nta 100 ufite kuri konti ndamubaza ngo iyihe ati hariyo yose mobile bari cya kuri bank nta nubwo zakoze hari muri weekend ngo hanyuma kuri mobile money ubwo nta yariho shaki genda umuriro urabura nimba ari ikintu kibangama kubukora iwanyu babizi umuriro ukabura uhita ushaka ahantu ujya gutemberera uraburi cash pocket ushaka uburyo baturanye kureba filime zigezweho ntago bikibaho cyera nibwo umuntu yavumbaga televiziyo yigeze kumbaho kera za Kimironko nkajya muri televiziyo yarapfuye nkajya kuvumba televiziyo shaba kanyicaza kuri tapi intebe nta bantu barimo tumwicare ara hasi abyibuka sha cyo cyumweru natwe turayigura none iruti yabo ngera nahise njya printing ikintu cya duplicate kiri amazina y'abana muri quartier uri hakanu kameze gutya niyo yaba ari CD wazanye ntago wayirebaga ino bya kera ni atari kartere ramutipe ne umuntu umaze kunteza imbere ko yatangiye kuza hano ntaratangira isho aje kunyishyuza arazaga rero abantu barimo amadeni bafite ukuntu bakata yo barimo bitandukanye n'ukuntu abantu bashaka kwishyuza nabo batabashaka kuva ko bashaka kwishyuza ejo umuntu yaramamagaye mufite amafaranga mitanya mwohereza ntamwitabye ngo bro ngo nose ni binagushakiraga mitamuvuga ateka ngo hamagare nono ngo nose amakuru ngo nose kuki utarunyitabye mwana kandi unyoreza amafaranga kandi mu byukuri cyo nagushakiraga ati wowe mbwira nimba ari nikira ko mbone ndahari nta kibazo ngicyo nashaka kukubaza ngo baranga iyo utindanye ideni ngo utindanye ideni ngo nk'ubwo mwana ngo turabana abagabo ugomba kuzajya mbwira ntayo mfite mba mbyumva ariko karika kure ibintu byo kutamfata ntago ari byo none iyo urimo umuntu amafaranga mugahura uhita umusuhuza ngo bro none ngo zira staff ngende no kuzibuka byatari bire boro ndabyibuka hari n'umujamu namwe ngarabinkorera ukareba muri telefone ureba amasaha ageze ngo witahire ngo ngenda ahita nkuvugishwa ahita usifura umumotari ukigendera uko iyo utibukije umuntu ufite amafaranga ko muri mideni birangira yanze kukuvinya muri kuganira nawe akaza agahagarara hagati kajya kureba ati bro twavuganye se nkigendera turetse mvugane n'uyu muntu abantu baba bazi kwishyuza byatari mwavumbye ababyeyi ba kera mu Rwanda uratugira ababyeyi na ekonomi yacu ntago iri hejuru ariko hari ibintu byabaga kera uzi ko bakwigishaga umuco mu gihe babona utangiye kubakonsoma iyo baga bagiye kuzerera amasaha y'ijoro bagashyira ibiryo ku meza batangira kumva umubyeyi w'urugo mwagiyemo ngo buranga amasaha nk'aya ngaya ngo abana bari mu gasozi ngo muba mutekereza ko ababyeyi banyu bari gutekereza ko muri he mukikiriza ngo rwose nibyo muri kureba agafilime mwese gataga muri wa televiziyo nk'amasaha 2 z'ijoro n'igice umwana ungana nkawe agomba kuba ari iwabo ari papa ari kumubona kandi ubwo bazanye ibiryo nawe uri kubibarira bakabona strategy iranze bagatangira gukoresha indi hari ugeze kuza ashara bimbwira mu rugo bagiye mu ntara mwivuga butumwa ngo merci wo naga ari mama waguhamagaye nawe ngo ntawe uhari abura hana nshikira aza gukoresha strategy rwose yaje kumuhira aravuze ngo bakoremo iyo CD bayigutize muhereze uyu mwana ira filime agenda arebera iwabo ashyira ibiryo hasi bararya abanyarwanda kandi nanjye buriya ntago nubwo muvuga ngo muri kureba filime se niba ukiri kureba uzi ko birangira uri guseka cyangwa akantu kabaye muri filime tureba nimba bya bisororo bikiri hari kongera ukareba niyo biba ntago bibaho ngiye kwakira umuntu bita Zinzi nayo akazizi arimo arahangana na Rusine ngo mukunywara ariko we ntago byagaragara
abantu bahora bambaza ibibazo mani ngo buriya ngo baba wasinze nkaho gaje bapa bari muzima none se ko nta kuri aba muzima ko nta buzima afite nimba kuba muzima ko ari kuriya hari n'abantu bakwemereye inzoga ndabikubwiye intashyo zakire bya bindi bya DPR ngo barantumye ngo intashyo za bene so uzakire kabisa abasinze barakeho hano i Kanombe maze iminsi nkora research ku bantu banywa inzoga iyo basinze hari abajama banje baricaye barasinda byatari barimo naha ngaha ntago ndi bubavuge barasinda bagira ibitekerezo umujama witwa Eddie kabisa araza aranyegera ati merci ubona iminara ya MTN ireshye wowe ati barumbwire tuganire uriya munara wa Nyarutarama ubona n'uwahangaha Kanombe iriya minara ifite ikibazo nta balance bashyizemo reka twe dutangira application yitwa balance balancing iminara none dukorane na za Bralirwa nazo tubalancing inzoga umuntu yicare aho yicaye kandi afungura application itabona umuntu ufite icupa yodarinze umuntu averisa amafaranga azajya ngwera imba amacupa 3 ku munsi ahita averisa amafaranga yuzuye buri kwezi akabari kose dukorane n'utubari umushinga turawunoza bazadukorera application turababona tutarangiza icyo gitekerezo ahita atangira ikindi izi mashini zihinga zikora mu cyaro gusa nta zindi twashaka zitera amajaride tukajya dutsindira amasoko ya leta ubwo ni byeri noneho mu gitondo ndababwira ati ku mwana murebe ibitekerezo biba mu nzoga kuki tutanywa inzoga twese kwe Edara bitekereza ngo n'ibindi tujye mu nyange turebe tugiye kunywa amata turebe ibitekerezo biri buze kuva mu mata turagera turicara dukubita litiro ya mbere turi banga turanywa birangira tugize igitekerezo cyo kujya mu kabari Ladies and gentlemen, ngiye kwakira Zinzi the comedian. Ladies and gentlemen, put your hands together for Zinzi. Inzoga si ikibazo nukunguga kabya ukananirwa gukora inshingano niba umukunzi yabonye keya abana babonye Minerval Jucha kukaba rufata icupa mvugira ngo icupa we ko rero namwe reka mbabwire nimwe abantu mwenyine mbwira ngo nimumvugire ngo icupa mukarivuga kandi nta kintu mufite ikintu binyereka murakizi mufite ukwizera muzajya mu ijuru mudapfuye nyiri kuvuga ku bintu by'ijuru bivuze ngo n'ukuzimu kuba kuri aho hafi akangaka ngiye kuvuga Kareba Rusine Mugisha Prince na some people I mean reka mbabwize ukuri abantu munywa byeri mujye munywa byeri mukiri kwisi kuko mu ijuru nazibaye ndakomeje wenda mushobora kwibaza ngo nabikuye haranditse ngo mu ijuru ni igihugu cy'amata n'ubuki tuzaba turamya tunahimbaza turya n'imbuto z'ubwoko bwose noneho ni kuzimu rero niko bimeze nawe ni ibintu bitatu kurira kuboroga n'umuriro w'iteka ryose hari byari mwumvishemo murakoze ariko ikintu cyanshimishije nitugera mu ijuru nuko tuzarya imbuto z'ubwoko bwose muzi imbuto ngiye nzarya jya ibumvishe noneho hama rero abantu b'iyi minsi basigaye bavuga ibintu nge nkagira ngo ntago nize muti biterwa n'iki tukiga ikintu bita imirongo cyangwa se lines batwigishije ko haba 4 types of lines. Type number 1, vertical line, horizontal line, oblique line and curved line. No nza kumva abantu b'imisi iyo mirongo yose bazanyemo n'indi nazi umurongo wa Tigo, umurongo wa Airtel, umurongo wa MTN. No merisi mu gitondo hamwe ngakoresha umurongo wa Vodacom. Mirongo yaturutse he? Ariko umurongo wa Neye ubwoba no w'abasirikare ngo bawita musururu moja. Ibintu biba byoroshye. Hama rero nyivuga iby'imirongo hari abantu bakora ibintu biri ku murongo bro. Ubyemere cyangwa ubyange abo bantu ni abanyamakuru. Man, abanyamakuru
akubwira inkuru aho yayikuye, umudugudu, umurenge, abo ya interview, agasoza yivuga akavuga TV perfect. Reka noneho twibaze dufite umunyamakuru ugiye kuvuga ibintu bitari ku murongo. Ubwo first of all uwo munyamakuru agomba kuba yasinze. Noneho twagiye twikomereze, umunyamakuru agomba kuba yasinze. Ubwo ninde munyamakuru hiti muri iyi minsi? Ndahiro Valence Papi. Ubwo agiye gutara inkuru ahantu mu gishanga cy'ibisheke hariya Nyabarongo. Twagiye, amazina yanjye ni Ndahiro Valence Papi. Ubwo twasuraga abaturage bo muri iki gishanga bahinga ibisheke, twasanze bari kwivovota bababaye, bata umusaruro w'ibi bisheke ntugisindisha, nako ntuhagije. Twagerageje kubabaza impamvu uyu musaruro udahagije, batubwira ko bakeka ko Bralirwa yaba yaragabanyije volte. Bakeka ko nako ari ifumbire y'imbozi itari imborera basigaye bakoresha. Twegereye umwe mu basinzi, nako umwe mu bahinzi bo muri icyo gishanga ngo atubwire ikibazo ahantu kiri. Twamwegereye, amazina ye bamwita Kamuzinzi Felix. Kamuzinzi Felix, tangira wibwira abantu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndarutse Fari Merci, ntabwo ari Kamuzinzi Felix. Ndarutse Fari Merci wanjye gerawe, uri kunkosora kuri interview nyanguhaye, mva mu maso. Ubwo rero twakomeje kuganira n'abo bantu, tubonye bari kutunaniza, duhamagara ubashinzwe, nimwumva uko byagenze. Twamuhamagaye yanga kwitaba. Ni Ndahiro Valence Papi ku kabari k'ibisheke BTN TV.